amanyanga. Ibyo bariko baragira bamenye ko tubizi. Aho babucura twari munsi y'urujo. Ibyo baduhenze biramaze. Abarundi bahenzwe ntibagende, Abarundi b'umutima twubaka igihugu cyacu. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yirenze arirahira avuga ko u Rwanda mu gihe cy'amasaha abiri yaba amashe kugwirenza intambara yaba yirangije. Ibyo yabivuze ubwo yari mu gihe cyo kubwira abaturage mu gihe yaserukiye umugambwe wabo cyangwa ishaka ryabo CNDD-FDD. Ibyo yabivuze ubwo yari yasuye abaturage ari kubabwira imbwirwaruhame, arangije ababwira ko u Rwanda mu masaha abiri yaba rukuyeho. Kugeza amaginga ya ntiturasobanukirwa ikintu neva yikanze kimugeza ku rwego rwo gutekereza ko u Rwanda rugiye kumutera ku buryo ari ibintu ahoza mu kanwa nkuko ahoza Amerika mu kanwa yajya kuvuga ku bintu by'ibiribwa, kuko yari amavoka ko amadolari yabo angana n'ay'amarundi. Sinzi ikintu u Rwanda rwamutwaye. Yohereje ingabo muri Kongo ngo zigiye kugwanya M23, ariko ashingira ko agiye kugwanya ubwoko bw'abatutsi bw'abatuye muri Kongo, avuga ko agomba kugwanya M23, ariko icyo yaragamije yari gutsembatsemba ubwoko bw'abatutsi buri muri Kongo. Abanyarwanda bose bari Burundi bafite ibibazo muri no minsi. Yongeye gusubiramo amagambo abwira abaturage ngo nta munyamahanga uzongera kutubuza amahoro nkaho tuzi ko hari uwayamubujije. Abantu benshi bakomeje kwibaza ese koko ibintu arimo byo kwiyamiriza cyangwa se byo kwiyamamaza, ese azatorwa cyangwa se bazongera bamuha indi manda abaturage babo bamaje kubona uko ameze, cyangwa se niba na bimwe adashoboye. Ingabo z'u Burundi zaguye muri Kongo zishirira muri Kongo ku bwinshi. Abantu benshi batangiye ingabo bahakana, ariko zaguye muri Kongo. Bamwe mu Barundi bari kugendera mu kigare bagatangira gushaka no kutabona ibyo ubuyobozi bwabo buri gukora, ahubwo bakumva ko bagomba kujya mu kigare cyo kugwana kuri social media. Nge nitwa Mr Bean. Iyo utarengejeho promota ntabwo riba ryuzuye. Ndi umwana w'umushi wikunda kandi uzemera. Avoid and you pay. Ndagushimira ko ukurikira Bean Empire umunsi ku munsi, ugakurikira ibiganiro byacu dukora hano umunsi ku munsi. Iyi ni channel yanjye, ni yawe, ni yacu, ni ya twese. Ni channel y'umuryango ndetse ikaba channel y'abanyarwanda. Ni channel y'abanyarwanda ndetse nawe unyumva aho uri mu diaspora. Ni channel y'abarundi. Ni channel kwiye kukugezaho the update n'amakuru. Uko bikomeze nkuko ingabo za Afrika y'Epfo cyangwa ingabo za SADC zose zamaje kuba zikurwa Igoma, ahubwo zikaba zambukijwe zigacishwa mu Rwanda ku mupaka wa Rubavu. Ni nako abarundi nabo perezida wabo akomeje kwinangira ingabo bagenda bazicyura gake, ahubwo ntabyemere, akavuga ko ingabo ngo zikiri ngo hariya ngo zikomeye cyane. Mu minsi yashize ejo bundi yavuze ko ngo iyo abakongomani batagira abarundi ngo ntago ngo Kongo ngo ibiri gutsinda intambara. Iyo ukibaza iyo ntambara iri gutsinda ni iyihe, mu gihe ubona ko ibintu byakomeye kandi bikomeje gukomerera perezida w'u Burundi ndetse n'abakongomani bari gushaka kwicara hamwe ngo bakore ibiganiro. Ariko M23 ahantu yafashe iri gukora ibintu byiza, ahantu yafashe hose iri gukora abaturage. Ubu ngubu M23 yafasha abantu barenga 2,000 bari mu ngabo za leta ya Kongo ndetse n'igipolisi, barangije babahurizamwe bajyana mu ngano ngo bakorere igihugu cyabo cyababyaye. Uko ubona M23 iri kubaka neza, iri kugira isomo ikura ku Rwanda, uko u Rwanda nabo gubatse igihugu, iragira ngo ikore Kongo neza. Ariko kugeza amaginga y'abarundi ntago baricara ngo bigira amasomo ku Rwanda. Ubu tuvugana mu Rwanda hatangiye Tour du Rwanda. Ejo baduteze imijugujugu, batega imijugujugu. John Legend araza akora igitaramo cyiza, umusaza wacu perezida wa Repubulika aracitabira. Paul Kagame araza, abaturage baho barishimye cyane kandi turanezerewe cyane. Ndetse ubu ngubu Tour du Rwanda yo kuzenguruka igihugu cyose, nyuma yuko Amerika tangaje ko ngo hari uduce ngo mu Rwanda tutafite amahoro,
utarimo amahoro ngo abanyamerika ngo batagomba kugendamo, bya bindi twamenyereye byabo byo kwikunda n'akironde ngo abanyamerika badakwiye ngo kugendamo, ngo bafite ubwene gihugu bwa Amerika, byari byo gutera abanyagihugu ubwoba. Ariko ubu ngubu tuvugana kano kanya Tour du Rwanda iri kuba kandi yatangirijwe imbere ya BK Arena mu kibuga, mu cyanya cyiza cyahariwe siporo kirimo BK Arena, kikabamo Stade Amahoro, kikabamo n'ibindi bibuga byose bya siporo. Hanyuma yamaje gutangira kugeza aho ubu ngubu tuvugana ibintu biri kugenda neza. Perezida wa Repubulika yahaje arayitangiza, ubu tuvugana igiye kuzenguruka igihugu cyose kandi mu mutekano usesuye nk'u Rwanda rufite. Ibikorwa by'iterambere birakomeza mu Rwanda kandi bigakomeza kuboneka, bigakomeza kugenda neza. Ariko igihari cyo ubu kano kanya ndibaza nawe nkakubaza, ese koko Perezida Neva niba uri umurundi ukaba unteza amatwi, ukaba uri kumva iyi audio ndi kuvuga, ukaba uri umurundi ukaba wumva iyi audio ndi kuvuga, niba ingabo zanyu z'abarundi zaragiye muri Kongo zigakubitwa n'umutwe w'inyeshamba wa M23, ukabakubita bamwe kabica bakabahungisha bakaza mu Burundi, abandi nabo bakabashingura nk'imbwa hariya muri Kongo, ari umutwe w'inyeshamba umwe mukohereza amabatayo abarundi mugashirirayo, none muratekereza gute kugwana n'igihugu noneho cy'u Rwanda gikomeye? Uwo mutwe w'inyeshamba muvuga ko utegwa inkunga na leta y'u Rwanda, reka tubyemere koko birashoboka. Niba ari byo se, ubwo ngugu ukaba warabatsinze ari umutwe w'inyeshamba w'ingabo zitarenze ibihumbi bingahe, noneho ufata igihugu cyose kibagiyeho ikintu cyabakorera? Ahubwo ni mwicare mutuze. Perezida Neva we anafite n'ikibazo gikomeye cyane, kuko kugeza amaginga nta gihe u Rwanda rujya ruvuga ko rushaka gutera Burundi, u Rwanda ntirujya ruvuga ko rushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ariko kugeza amaginga urabibona ukumirwa uburyo Perezida Neva we mu kanwa kwe ameze nka wa mwana uhora utakataka ngo yakubona hariya ngo wavuze kuzankubita, ngo wavuze kugira ngo yitanguranwe abantu bamwumve ko nta ngufu afite, agatangira gushaka uburyo asakuza mbere kugira ngo abantu babashe kumwumva. Ariko icyo nababwira cyo mu Rwanda ntabwo twebwe dufite icyo kintu turi gupfa n'abarundi, ahubwo perezida wanyu ni udafungutse mu mutwe, ahubwo uri gushaka ibindi bintu yivugira, no gushaka indonke, no gushaka ko hariya amahanga akomeza kumubona kari gutakamba, amahanga akomeza kujya umwe na Chirombo, akajya muri wa mujyi umwe w'abandi tubona tukabamenya. Hanyuma ugatangira kwibaza, ese abarundi batangiye gusesengura bagasesengura u Rwanda uko rutari, bagasesengura u Rwanda uko rutameze, bohe nitubaza kubavugaho na social media biraza kubyara ko urubyiruko rw'abarundi rutangira kubaka ibintu by'urwangano, kandi twebwe n'abarundi nta kintu twapfaga. Ibintu bya politike byaje bikaza Neva atangira kuzamura urwangano ku Rwanda, kandi u Rwanda ntago bigiye rwidekara n'umunsi n'umwe ko rufitanye ikibazo n'abarundi. Abarundi huko perezida wanyu niwe wavuze ko afitanye ikibazo n'u Rwanda, ariko u Rwanda nta kibazo bigiye rugirana n'abarundi. Kugeza amaginga abanyarwanda abarundi baba mu Rwanda kugeza amaginga bafite amahoro, akazi kabo karakomeje kandi kari kugenda neza. Akazi k'abarundi bakorera mu Rwanda bameze neza, bafite umutekano, baratuje, ibintu byabo babikora neza cyane. Ahubwo ukibaza, ese abanyarwanda bari Burundi bo bafite uwo mutekano barawubona? Unsobanurire. Ngiye nitwa Mr Bean. Kuba udukunda ukabona dukurikira hano kuri Bean Empire ni iby'umugisha cyane, kandi nkomeza kubigushimira umunsi ku munsi. Kanda subscribe tuze tubana umunsi ku munsi hano kuri Bean Empire. Bean Empire ni channel yanyu, ikaba channel yanjye, ikaba channel y'abanyarwanda. Hanyuma ugakanda subscribe kuri Bean Tech TV niba ukeneye ko twigana ibintu bikomeye cyane, ugaba ukeneye ko twigana gukoresha CapCut ndetse no gukoresha social media mu buryo bwo gukorera amafaranga, ndetse niba ukeneye ibindi byose bitandukanye bishaka kwiga ndetse no kunezerwa ureba amafilimi, wajya ku Isano Vision Films ukareba filimi zose uvuye hasi. Niba ukeneye umuziki uragenda kuri Bean
Music Studio, urebe umuziki mwiza cyane utuje, gospel, secular, ni company ibagezaho imiziki itandukanye. Ngiye nitwa Mr Bean, umpamagara kuri 0789915647 iyo ukeneye kumvugisha. Ndagushimira rero kuva twatangira kuna tugeze maginga ya kuba warakanze subscribe kuri Bean Empire, urumugisha cyane kandi warakoze cyane. Naho twebwe abanyarwanda n'abarundi dukomeze dushaka uburyo ibintu byajya hamwe aho kugira ngo tubisenye, ariko tubigiye no kubisenya turabizi ko abarundi rwose urwego muriho niba mwari abagabo mu myaka muvuga ko mwabayemo abagabo, ariko nari umugabo ntizihabwa intebe. Tubari bya kano kanya aho u Rwanda rugeze, mwifuza kurwigiraho kandi umunsi ku munsi mukifuza kumera nkarwo. Turabizi abarundi mwabivuze inshuro nyinshi, mwifuza kugera nkaho u Rwanda rugeze. Mugeze amahirwe mwabona na president umeze nk'uwacu, akabayobora Burundi bugatera imbere, bukagendana n'ibindi bihugu kandi bukagenda mu murongo mwiza, abarundi bagatera imbere bakamera neza. Hanyuma tukaza tubona namwe mufite za Kigali Convention, mukamufite za Beka Arena, mufite za Stade Amahoro, mufite imihanda isukuye, tukaba tubona abarundi mufite imihanda myiza, mufite ubuyobozi bwiza, mufite ibibuga byiza, mufite amavuriro agezweho, mufite indege nziza, perezida wanyu agenda mu ndege adatiriye. Ibyo byose kano kanya mubifite, perezida wanyu ari ku murongo akontoroye neza, igihugu cyanyu kiri gutera imbere, mufite itangazamakuru ryubatse neza, mufite ibintu byose bikoze neza, bimeze neza, mufite imihanda ikontoroye, mufite igihugu gitemba amata n'ubuki, mufite igihugu kirimo isuku, mufite igihugu gikora umuganda. Abarundi bizaba ari ibintu byiza cyane, byaguma kutubera byiza cyane kurusha kuguma mu magambo murimo yo kuvuga ko ivoka yo muri Amerika ingana n'ivoka yiwanyu, mu magambo murimo yo kuvuga ko mworoye, mu magambo murimo yo kuvuga ko mwebwe inzara itabica, ko igitoro mukibona kandi mu Burundi cyarabuze. Ubu kano kanya muramutse mufite igitoro byaba ari sawa, byanezeza abanyarwanda cyane rwose. Ndagushimiye rero kuba wadukurikiye. Ngiye nitwa Mr Bean. Avoid and you play.